Yes, nongeye kugusuza mwa ikaze ikomeje gukurikira ni Erickson Info nongeye kuva ku microphone ndi Erickson. Yes, welcome. Ese ni inshuro ya kangahe wumvisha ijambo VPN mu matwi yawe? Ese n'ubwa mbere? Reka muri iki kiganiro nze nkubwira impamvu ukwiye kwitondera iri jambo VPN ari ryo mu magambo arambuye ari virtual private network. Ese ikora ite? Ni igiki ku babyumvishe bwa mbere? Ese ni iki cyo kwirinda cyangwa se ni iyihe mpamvu umuntu wese atakwiye kuyisukira by'umwihariko iyitwa VPN y'ubuntu cyangwa se free VPN? Yes, ubusanzwe VPN cyangwa se virtual private network ni network yaje gufasha abantu bashaka guhindura amaserver niba yarari gukoresha internet yo mu Rwanda, i Burundi, Uganda cyangwa se ari muri Amerika, yashaka guhindura akaba yakikonekta kuri server cyangwa se kugitanga network cyo mu kindi gihugu, ibyo twita server. Ubwo ni source cyangwa se inkomoko ya internet. Virtual private network rero cyangwa se VPN yagenewe kugira ngo ibashe gufasha umuntu uri ahantu hatari internet yizewe cyangwa se yahagaritswe, ahubwo ajye kuri internet iri prive itandukanye n'iy'igihugu cye maze abashe gukoresha internet. Ndaguha urugero, abantu bari mu gihugu cy'Uburusiya bashobora kuba batabona application ya Facebook iri banned mu gihugu cy'Uburusiya, ariko iyo ufite VPN ku bantu bari Russia, VPN ubasha kuba wakoresha iyo Facebook. Bivuze ngo internet yo mu gihugu cy'Uburusiya ntago ishobora gukoresha Facebook, ntago bishoboka, ariko kukoresha VPN ashobora kuba yaccessinga Facebook. Bivuze ngo rero no mu bindi bihugu nuzajya wumva ngo urubuga runaka rurafunzwe mu gihugu runaka, bivuze ngo hifashishijwe VPN umuntu ashobora kuba yabona urwo rubuga kandi ari muri icyo gihugu. Bivuze ko VPN igukura kuri internet cyangwa se network y'igihugu wari urimo ikakugeza kuri network yose ushaka ku bihugu nk'Ubwongereza, Ubufaransa, ndetse ushobora kuba wemerewe kuba wahindura kubera ko ni virtual private network. Ni network iri virtual, ntago igombera insinga za network z'imigozi, hoya, ahubwo yo ni wireless kandi ishobora gukora mu gihugu icyo ari cyo cyose ukayihindura uko ushaka. Yes, muri make rero ntagutindiye, muri make icyo nicyo VPN iri cyo. Rero ngiye kukubwira impamvu eshanu, nshobora kukongeza ya gatandatu ikwereka ko VPN atari nziza, atari ikintu ukwiye gukoresha uko iboneye. By'umwihariko tugiye kuvuga kuri VPN z'ubuntu, kubera ko VPN ziramoka kabiri, hari izitwa iz'ubuntu hakaba n'izishyurwa zitangwa ifatabuguzi rya buri kwezi cyangwa se buri mwaka. Reka turebe rero imbogamizi cyangwa se ikibi ni icyo ugomba kwitondera kuri izi VPN z'ubuntu cyangwa se zitwa ngo ni free VPN. Reka tuze ntangira n'ikintu cya mbere. Yes, ngende Erickson. Yes, reka dutangire n'ikintu cya mbere, gusa nkwibutsa yuko mbere yo gutangira ibi tugiye kugarukaho by'umwihariko ni kuri VPN z'ubuntu, za zindi zitwa iz'ubuntu. Ni VPN muri rusange, ariko cyane cyane kuri za zindi z'ubuntu, nubwo nizishyurwa atari izo kwizerwa, ariko by'umwihariko kuzitwa ngo ni iz'ubuntu, nubwo turi buze kubona yuko atari ubuntu. Gusa nkwibutsa yuko mbere yuko dutangira ibi bintu bitanu ndibuze kukongeza n'ikindi, ku musozo w'iyi video hariho ubujyanama ndetse n'icyo wakora mu gihe uri gukoresha izi VPN. Mfiteho ubujyanama, ndaza kukugira inama y'icyo waza gukora. Reka dutangire ikintu cya mbere. Iyi VPN cyangwa se izi VPN virtual private network zizagabanya performance cyangwa se speed, umuvuduko wa internet usanzwe ukoresha. Izi VPN rero impamvu zigabanya umuvuduko wa internet yawe cyangwa se uri kwikoresha ibigenda gakeya, no kubera ko akenshi ziba connected ku maserver ari kure y'igihugu cyangwa se wowe aho usanzwe uri. Bivuze ngo rero kubera ko server uri kwikonektaho niba ari mu Bwongereza, network yawe iri banze ijye gusaba uburenganzira kuri server iri United States, iri UK mu Bwongereza, maze network ize kukugarukira muri telefone yawe. Urwo rugendo rero rushobora kugenda gake binyuranyije na internet wari buze gukoresha mu gihugu cyawe. Niyo mpamvu abakoresha VPN bakunda kwinubira imivuduko y'ama internet yabo kubera ko ziba zigenda gahoro. Aha ni kuri VPN z'ubuntu cyangwa se
izishyurwa muri rusange. Ikindi VPN tukiri kuri iki kintu cya mbere, uyu muvuduko wa internet bijyana no gukora gake kwa telefone, kubera ko telefone ibyitwa bandwidth cyangwa se umuvuduko wa internet kuri speed ku kigero runaka gitangira kugenda gahoro, bigatuma na telefone ishobora kugenda gahoro, cyangwa se rimwe na rimwe ukisanga telefone yawe yashyushye. Niba ibi ngibi bijya bikubaho kuri iki kintu cya mbere, tuze guhura muri comment tubwira niba warigeze ukoreshaho VPN, niba byarigeze bikubaho. Reka nze dukomeza n'ikintu cya kabiri twihuse. Yes, niba ukoresha VPN, ikindi kibazo ugomba kwitegura iyi VPN cyangwa se izi VPN zigiye kuzaguteza ni ibyitwa security and privacy risk, cyangwa se ibibazo by'umutekano ndetse n'amabanga yawe muri rusange kuri internet. Yes, nkubwira yuko ukwiye kwitonda cyane, nongere mbisubiremo, umutekano w'amabanga ndetse n'ikoranabuhanga amakuru yawe waba ufiteho biri mu kangaratete. Yes, wakibaza ngo biri mu kangaratete gute? Izi VPN nkwibutsa yuko rimwe na rimwe bijyanye n'abazikoresha haba harimo izitwa VPN zatanzwe n'abakeneye kwiba amakuru cyangwa se abo twita hackers mu cyongereza, niba dishonest VPN providers, cyangwa se abatanga ama VPN ariko batizewe kubera ko ba creating a VPN akemera akayishoramo amafaranga menshi ndetse n'amaseriveri akayashoraho menshi, ariko tagetiye ari ugutagetinga amakuru y'abandi. Aya makuru rero akoreshwa iki? Bivuze ngo niba uri kuloginga in muri VPN cyangwa se uri kuyikoresha, bivuze ngo ukimara gushyiramo internet yawe cyangwa se telefone yawe ikimara kugera kuri seriveri, icyo ukora cyose akantu ku kandi abagufite. Bivuze ngo aho ushyira password, niba ari email urimo urasoma tayari muba muri kumwe akantu ku kandi, niba ari amakarita ya bank abakoresha ama credit card ku ma application amwe namwe yishyurwa, bivuze ngo nyiri provider cyangwa se wagwaye VPN, ayo makuru yose muba muri kumwe kuri screen. Uko winjiza password niho uzajya kumva wumve ngo bank yawe amafaranga yarariho aragiye. Ese amafaranga agiye gute? Ntuzi uko byagenze, ahubwo umuntu ndetse na internet ukoresha uyigenzura aragufita akantu ku kandi. Uko winjiza ama password muri telefone cyangwa se ama credential numbers y'ama banke n'amakarita ya banke, hose muba muri kumwe. Email zose usoma cyangwa se izo wohererezwa, uko ushyira ama password mu mbuga nkoranyambaga zawe, ugashiduka imbuga nkoranyambaga zibwe cyangwa se banke baviduye. Yes, rero si VPN zose, ariko zimwe na zimwe zatanzwe n'abitwa dishonest VPN providers baba bakora VPN bagamije ubujura, uzashiduka amakuru yawe yose ari hanze ku karubanda. Icyo cyane ikintu cya kabiri cy'impamvu nyamukuru ukwiye kwitondera VPN. Nkibutsa ko mfite ibintu 5 ndetse n'icya gatandatu ku musozo nka bonus. Yes, reka nze dukomeza n'ikintu cya 3. Yes, mu kimbo cyo gukomeza ikintu cya 3, icya 4 n'icya 5 ndetse n'ubujyanama ku mpera y'iyi video, mu rwego rwo gutuma video itaba ndende, reka dukomeze muri part 2 mu kanya, tugaruka dukomeza n'ikintu cya 4, impamvu nyamukuru ukwiye kwirinda VPN ukazigendera kure, ariko by'umwihariko noneho za VPN z'ubuntu. Reka ngaruke muri part 2 dukomeza n'impamvu ukwiye kugendera kure VPN. Ku mpera y'iyi video ku gice cya 2 ndaza kugushyiraho ubujyanama ndetse n'uburyo wakwitwara kuri VPN. Yes, nari Erickson kuri channel, naho wibutsa yuko ugomba gukora subscribe niba utarayikora kugira ngo utazongera kubura ibi biganiro bya Erickson Info. Ukundi reka nisere ko wamaze kubikora, maze like yawe ni ingenzi, comment nkwibutsa ko hasi hapininze group WhatsApp ya Erickson Info, naho ubutaha turakosubira mu kiganiro part 2.